bakunzi ba Naweza TV, twishimiye kubana namwe kuri uyu munsi mwiza Imana yaturemeye. Turishimye umunsi uri muzima wose ujye umenya ko ari amahirwe mashya Imana iguhaye. Ubutunzi bwa mbere ufite ni ukuba uri muzima. Uyu munsi Imana yawuturemeye rero kugira ngo tuwishimiremo, tunezererwemo, duhimbaze izina ry'Uwiteka Imana yacu. Tugiye gutangira rero dusenga Imana kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Data mu izina rya Yesu, Data wera kandi ukiranuka, se w'Umwami wacu Yesu, turagushimiye Mwami uyu mwanya mwiza uduhaye wo kugira ngo dusangire ijambo ryawe n'abakunzi ba Naweza TV. Mwami ndasenze mu izina rya Yesu, Mwuka wera w'Imana uzuvugire muri nje n'aba ari nje Uwiteka Mana isumba byose. Sengera ijambo Mwami kugira ngo umuntu uryumva wese urireba n'uzaryumva Uwiteka azahabwa umugisha nawe. Mu izina rya Yesu Kristo ngwino ubane nanjye Mwami, sangira n'ubwoko bwawe ijambo ryawe, sangira n'abakunzi ba Naweza TV ijambo ryawe. Uzuganze Mwuka wera utegeke, aba ari we mwigisha mukuru Mwami. Ngemba mikoro uvugane n'ubwoko bwawe Papa. Urakoze kuri wo kwizerwa, mu izina rya Yesu nsenze nizeye, amen. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana rero, mutwe w'amagambo uvuga ngo ibyaguhetamishaga Yesu aje kubigukuraho kugira ngo noneho ugende wemye, amen. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana, umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyaguhetamishaga byose Yesu aje kubikuraho kugira ngo ugende wemye. Urabizi hari ibintu byinshi biduhetamisha. Hari ubwo umuntu arwara akagenda afite ahetamye, hari ubwo umuntu aba afite ubukene akagenda ahetamye, hari ubwo umuntu aba afite uburwayi akagenda ahetamye, hari ubwo umuntu aba yarabuze urubyaro bikamuhetamisha, umuntu yaba afite abana bamunaniye nabyo bikamuhetamisha, yaba afite abana yabuze ibyabagaburira bikamutera kugenda ahetamye. Ariko Yesu araje uyu munsi, araje wumva ijambo ry'Imana kugira ngo akunamure ibyaguhetamishaga byose bimukorere. Ko Yesu niwe uturuhura, niwe udutwara imitwaro yose twikoreye, imitwaro yose umwanzi yadukoreje. Umwami Yesu yaraje kugira ngo aturuhure. Ubu rero abakunzi ba Naweza TV turabakiriye mu izina rya Yesu, mwishimire mu Mwami. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Uwo mutwe w'amagambo ni ukuvuga ijambo ry'Imana turayisanga muri Luka ibice 13 umurongo wa 10 kugera kwa 14. Kadusome mu izina rya Yesu. Tugiye gusoma iryo jambo tubwira ibyaduhetamishaga byose ngo nta mbaraga bigifite kuko Umwami Yesu yarabitsinze. Nashaka kukubwira kuri aya manywa ngo ibyaguhetamishaga ari ureba Naweza TV ari mu Rwanda, ari uri hanze y'u Rwanda. Nashaka kukubwira ngo hari ibintu byinshi bijya biduhetamisha, tukagenda twunamye, tukagenda duhetamye, ariko Yesu yaje kugira ngo atwunamure, aturuhure, aduhe imbaraga, adukomeze kugira ngo tujye tugenda twemye mu izina rya Yesu. Kadusome ijambo ry'Imana avuga ngo nuko ku munsi w'isabato, iri muri Luka igice tugiye gusoma kiri muri Luka ibice 13 guhera ku murongo wa 10 kugera kwa 14. Hari umugore wari uhetamye umugongo, ngo yarahetamye umugongo kumara imyaka 18, agenda ahetamye yunamye, abadayimoni baramuhetamishije. Hari ibiduhetamisha bitandukanye. We yari yarahetamye amaze imyaka 18, we sinzi imyaka umaze uhetamye, sinzi icyaguhetamishije. Bishobora kuba ari ubushomeri, bishobora kuba ari urushako rubi, bishobora kuba ari abana babuze ibyo kurya cyangwa minerivare, bishobora kuba ari ukubura inzu yo kubamo cyangwa ubukode. Hari ibiduhetamisha byinshi bitandukanye, ariko naje kukubwira ihumure rivuga ngo Yesu yaje kugira ngo akunamure mu izina rya Yesu. Yaje kugira ngo akuruhure iyo mitwaro yose yaguhetamishije uyimukorere kuko arahari ni muzima. Yesu ni muzima, amen. Kadusome mu izina rya Yesu. Nuko ku munsi w'isabato yigishirizaga mu isinagogi, asangamo umugore ufite dayimoni itera ubumuga. Uwo mugore yari amaze imyaka 18 ahetamye, atabasha kunamuka na hato. Yesu amubonye aramuhamagara aramubwira ati, mugore ubohowe ubumuga bwawe, amen, haleluya. Aramubwira, aramurambikaho ibiganza. Ako kanya arabohoka, ahagarara yemye, ahimbaza Imana. Haleluya.
amen. Uwo mugore yari amaze imyaka 18 ngo yaratewe n'abadayimoni bamuhetamishije umugongo batuma agenda yunamye. Sinzi wowe cyaguhetamishe mwene data, sinzi ikiguhetamishe. Muri iyi si hari byinshi biduhetamisha. Hari ubwo ugira ubukene bukaguhetamisha. Iyo uri umukene udafite amafaranga, udafite ibyo kurya, biraguhetamisha ukagenda uvuga wihonga, uvuga buhoro, winginga. Ariko Yesu yaje kuturuhura. Yesu yaje aravuga mu ijambo rye. Nanone muri Matayo ibice 11 guhera ku murongo wa 28 ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze ndabaruhura, ngo munyikoreze imitwaro yanyu. Yesu yaraje kugira ngo aturuhure. Naje kukwibutsa ko Yesu yaje kugira ngo akuruhure. Iyo mitwaro wikoreye yose wigume uyikoreye, Yesu arahari. Amen. Yesu arahari kukuruhura mwene data. Yesu arahari kugira ngo uturi imitwaro yaguhetamishije. Sinzi ni ikiguhetamishije. Shobora kuba ari ubugomba warabuza abana, kikaba ari yo dayimoni yaguhetamishije. Shobora kuba ari ukubura amafaranga yo kwishyura abana minivare, icyo nacyo kijya kiduhetamisha. Shobora kuba ari urugo rumeze nabi, ariko naje kukubwira ijambo ryihumure rivuga ngo Yesu yaraje kugira ngo aturuhure. Amen. Nkuko uyu mugore yaramaze imyaka 18 ahetamye umugongo, ngo yagendaga yuniye matabasha kugenda kunamuka. Bibiliya y'Icyongereza iravuga ngo she was never straight. Amen. Yahoraga yunamye, agenda yunamye. Hari bitwunamisha ukagenda ucecetse, ntuvuge neza, kuko iyo wunamye ntabwo ijwi rivayo neza. Amen. Iyo wunamye uvuga buhoro. Ngo yaramaze imyaka 18. Sinzi ikibazo imyaka ukimaranye, ariko Yesu aravuga ngo ngwino arakuruhura mu izina rya Yesu. Ngwino uruhukire muri we. Yaraje kugira ngo abarushye turuhuke. Yaraje kugira ngo abamwizera batarimbuka, ahubwo bahabwe ubugingo buhoraho. Yaraje kugira ngo ibyaduhetamishaga byose tugende twemye. Ngo uyu mugore Yesu amaze kumukuramo dayimoni yamuteraga ubumuga, ngo yarunamutse. Haleluya. Yarunamutse agenda yemye. Yarunamutse agenda avuga kugira neza kw'Imana. Yarunamutse agenda atanga ubuhamya. Iyo Yesu yageze muri wowe yakunamuye, ugenda uvuga kugira neza ko Uwiteka. Amen. Haleluya. Ugenda uvuga ineza y'Uwiteka kuko uba wayibonye, uba wayisogongeye. Uyu mudamu ntago yogeye guceceka. Ibaze umaze imyaka 18 uhetamye, ugenda wunamye, kuko urumva yari yunamye bisa nkaho yakambakambaga. Ariko noneho Yesu ngo amubonye, abona ukuntu ababaye. Yesu ajya areba imibabaro yacu bene data, ajya tureba akamenya ko tubabaye, akamenya ibiduhetamishije. Abashaka kugira ngo tubimubwire, ngo arangije amukozaho ikiganza. Haleluya. Amukojeje ikiganza ngo umugore arunamuka. Ako kanya dayimoni muvamo mu izina rya Yesu Kristo. Sinzi icyari kikunamishije mwene data, sinzi niba ari urugo rwari rukunaniye, ariko byose ubihe Yesu. Amen. Nkuko uyu mugore yaje ngo araruhuka, yararushye abwira abantu. Ndibaza ko yajyaga abwira benshi n'abagenzi, wanyunamuye, ariko haza umwami w'abami witwa Kristo. Wa wundi ujya uturuhura, wa wundi tujya duha imitwaro yacu tukaruhuka, wa wundi tujya tubwira ibitubabaje tukishima. Haleluya. Shobora kubwira umuntu ntabone solution y'ikibazo cyawe, ntabone igisubizo cy'ikibazo, ariko umwami Yesu icyo mukundira yo kabaho. Iyo umubwiye araguhetamura. Amen. Iyo umubwiye wunamye arakunamura. Amen. Haleluya. Arakunamura akavuga ngo ngwino ndakuruhura. Ngo abonye uyu mugore, abona ukuntu ababaye, abona ukuntu yunamye, abona ukuntu abadayimoni bamwunamishije, ngo arangije amukozaho ikiganza. Mu izina rya Yesu, uyu munsi Yesu agukozeho ikiganza. Icyari kikunamishe cyose mu izina rya Yesu ndagitegeka ngo kikurekure wunamuke, ugende wemye. Amen. Kuko iyo umuntu agenda yemye ahamya Kristo, aravuga ati yankoreye ibikomeye, aravuga ati yarambohoye nari imboshye, aravuga ati yaranduhuye nari umushomera amakazi, nari ingumba mpabana, nari nafite akazi arakama, nari nafite aho kuba arahama, sinari mfite umuryango. Amen. Ariko maze kwakira Kristo nabonye umuryango w'abana b'Imana. Yesu araje kukunamura mwene data. Ntago nzi cyakunamishije, ntago nzi cyakubabaje gituma ugenda wunamye. Urabizi iyo ufite ikibazo hari ukuntu wunama mu mutima. Haleluya. Uyu mugore we yari yunamye mu buryo bufatika, umugongo ugenda wunamye, ariko hari ubwo wunama mu mutima kubera ibibazo urimo, ukagenda wunamye, ukagenda wibaza udafite igisubizo cy'ubuzima. Haleluya. Ariko Yesu umwami wacu aravuga ngo abarushye n'abaremerewe muze ndabaruhura.
amen. Ngo munyikoreze imitwaro iremereye kuko uwanjye woroshye, ngo kuko njye ndi umugwaneza. Haleluya, amen. Tumwikoreze imitwaro. Yesu yaje kutwunamura. Sinzi ikikunamishije mwene data, sinzi ikikubabaje, sinzi agahinda ufite. Uyu mugore yari afite agahinda k'abadayimoni kamuteye kunama, amen. Ariko ihumure nuko Yesu yaje kuturuhura, amen. Ihumure nuko Yesu yikoreye imitwaro yacu kugira ngo abarushye n'abaremerewe tumuruhukiremo. Naje kukubwira rero ngo ibyaguhetamishe byose mu izina rya Yesu abikuyeho, arabikuzaho ukuboko kwe kw'imbaraga, arabikuzaho urukundo rwe, arabikuzaho ineza ye, kuko ni umugwaneza Kristo, ni umugwaneza, ni umunyembabasi, ni umunyembaraga, agira urukundo rwinshi rwa rundi yadukunze tudakundika. Haleluya, yaradukunze Yesu tudakundika, ariko aduhindura abana, amen. Niyo mpamvu dushobora kumuhamya nk'amanywa nkaya, niyo mpamvu dushobora guhamya kugira neza kwe, nuko yatwunamuye, yaratwunamuye. Haleluya, amen. Yesu yaratwunamuye, nawe arakunamura mu izina rya Yesu. Arakunamura kubera ko yaraje kugira ngo abarushye baruhuke. Ngo abonye uyu mugore amaze imyaka 18, amen, ngo amugirire imbabazi, amugirira imbabazi, abona ukuntu ababaye, abona ukuntu abadayimoni bamuhetamishije. Arangije aravuga ngo amukozaho ikiganza, amen. Haleluya. Ushatse nawe wakoze ikiganza ku cyaguhetamishije. Niba ari agahinda ko mu mutima ukoze ikiganza cyawe ku mutima wawe, utangire watura imbaraga za Kristo, amen. Haleluya. Kuko mu kiganza cya Yesu iyo tumaze kumwemera nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu, ibiganza byacu nabyo birimo imbaraga za Yesu, amen. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahabwa icyubahiro. Naje kukubwira uyu munsi imbaraga ziri mu kiganza cy'umwami Yesu zibohora, zunamura, zikunamura mu byakunamishije. Hari ibijya bitwunamisha, umuntu akabaho akiga, yageza hagati amashuri agacikamo kabiri, icyo kikamwunamisha. Undi agashaka, yagera hagati urushako rukamunanira, ibyo bikamwunamisha, akagenda ahetamye umugongo. Undi akagira ababyeyi cyangwa undi atanabazi, undi ari imfubyi, ubupfubyi bukamuhetamisha. Haleluya. Akabaho ubupfubyi bwaramuhetamishije, akabaho agenda mu mutima yibwira ati kubera ndi imfubyi, ikimbaho cyose nuko ndi imfubyi, ikimbaho cyose nuko ndi umupfakazi, ibimbaho byose nuko ntafite abana. Ariko naje kukubwira Yesu wunamura. Haleluya. Yesu udukuraho ibyatwunamishaga, Yesu wongera kukubohora utajya guseka ugaseka. Naje kukubwira ngo Yesu yaje ubu ndimo kukubwira ngo umwakire. Yiba wari warabyibagiwe, naje kukwibutsa imbaraga ziri muri Yesu. Wongera kunamura umutima wawe, amen. Wongera kunamura ibitekerezo byawe, akongera akakubwira ngo mwana wanjye ngwino, ngwino ndakuruhura, ngwino. Haleluya, ngwino. Aravuze ngo uyu mugore yari amaze imyaka 18, amaze imyaka 18 yarahetamye, amaze imyaka 18 agenda yunamye. You can imagine, ushobora gutekereza ukuntu bigoye iyo wunamyeho gato urimo gukora akazi, ujya wumva ukuntu bikugoye, ukumva rimwe na rimwe umugongo urakubabaje. Ariko uyu mugore yari amaze imyaka 18 ahetamye umugongo, ariko Yesu amubonye yo kabaho. Yesu umunyembabazi, Yesu ugira urukundo rwinshi, Yesu ugira ubuntu bwinshi, Yesu ugira ubugwaneza bwinshi. Ngo amubonye amukozaho ikiganza. Umaze kumukozaho ikiganza, kumugora arunamuka agenda yemye. Haleluya, amen. Ibyakunamishaga byose rero naje kuguha umuti uyu munsi, ngo Yesu ni umuti w'ibikunamishije. Ibikunamisha bishobora kuba ari amagambo y'abantu. Tujya tugira ibintu bitwunamisha mu buzima bitandukanye, amen. Ukiga warangiza kwiga ukabura akazi kandi warize nk'uko abandi biga, icyo kikaba igishakwe cyawe kikunamisha, amen. Ugashaka nk'uko abandi bashatse, warangiza ukamara imyaka utabyaye. Haleluya. Kandi wari uzi ko nugera biri bukunda ako kanya, icyo kikakunamisha. Wajya ugenda mu bantu bakabona ugenda wemye, ariko umutima wawe wunamye. Haleluya. Umutima wunamye, ibitekerezo byawe byunamye. Kuko iyo bimeze gutyo uri muri situation yo muri icyo gihe cyo kunama, nta nubwo utanga ibitekerezo mu bantu,
kuko umutima wawe uba ugenda wunamye. Uko wunamye kubera ikibazo gituma utagira ubushizi bw'amanga muri wowe, bituma udashobora kugira abantu inama kuko uba wumva nawe ndabagira inama ngewe ntigiriye. Amen. Ndabagira inama ngewe ntashoboye kwigira. Wakora business igapfa, ndagira abandi inama ngewe ntigiriye. Washaka urugo rukagukunanira, ndagira abantu inama nanjye ntigiriye. Ariko naje kubwira ngo hari Yesu uruhura, hari Yesu wunamura muri icyo kibazo ntazi imyaka ukimaranye, ntazi igihe ukimaranye. Uyu mugore yari amaze imyaka 18 ngo ahetamye umugongo agenda yunamye, afite ubumuga bw'abadayimoni bwamuteye kunama. Nago nzi wowe cyaguteye kunama, nago nzi ikibazo ufite kikunamishije uyu munsi gituma ugenda udafite fiyeri yuko umeze. Amen. Turimo gusoza nashaka kubibutsa umutwe w'amagambo uvuga ngo ibyaguhetamishaga umwami Yesu aje kubikuraho. Amen. Umwami Yesu aje kubikuraho. Hano kuri Anaweza TV nakubwiraga ngo ibyaguhetamishaga weho umwami Yesu yaje kugira ngo abarushye turuhuke, abafite agahinda kacu gashire, abarushye turuhuke. Ubwo rero tugiye gusengera kugira ngo wakire ijambo ry'Imana, ijambo rifite imbaraga, ijambo rikiza rya Yesu. Amen. Data mu izina rya Yesu, papa wacu dukunda kandi utwitaho, papa utubera amaso ku manywa na nijoro, gushimiye ijambo ryawe rizima, gushimiye mwami Yesu ko waje ngo warushye turuhuke. Waraje mwami kugira ngo abamugaye imitima bongere imitima yabo yomorwe nawe Kristo. Ndasenze mu mbaraga z'umwuka wera usange buri muntu wese warurushye, usange wari ufite ikimwihebesheje, usange wari ufite agahinda kamwunamishije Kristo. We mwuka wera uzi kurondora imitima, ubasanga aho bari hafi na kure mwami. Abazareba iyi video bose, abazareba mwami Imana ubutumwa bwiza uyu munsi nibihe byose bajye bumva imbaraga z'umwami Yesu zikiza kandi zibohora. Urakoze papa kuri mwiza, urakoze ko imbabazi zawe arizo zituma tudashiraho, urakoze ko urukundo rwa rugo tubeshaho buri munsi papa, urakoze ko ubyumvishije, urakoze ko ubohoye ubwoko bwawe mwami. Dusenze twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen. Hallelujah. Shalom. Turaba